Muri kino kinyejana tugezemo usanga abagore rimwe na rimwe hari amagambo bagenda bavuga cyangwa se ibikorwa bakora bikaba byatuma bisenyera ingo zabo. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu umugore ashobora gukora bikaba byatuma urugo rwe rusenyuka ari we rwisenyeye. Abenshi usanga babeshya ngo barabaroze cyangwa se babeshyera bagenzi babo ngo nibo batumye ingo zabo zisenyuka kandi ari bo babiteye. Banza ugenzure niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo buri kiganiro ducishije kuri uno muyoboro ujye uba mbere mu kukibona. Ikosa rya mbere umugore ashobora gukora rigatuma yisenyera urugo rwe, naho usanga umugore asigana kwita ku mugabo we, ugasanga ntiyita ku mugabo we bimwe bihagije, ugasanga niba ari nko kujya yamwaruriye ibiryo cyangwa se n'igihe atabimwaruriye ugasanga ari kumubwira ngo ibiryo biri hariya, ugasanga ntahaye ko umugabo we ngo amufate neza. Rero iyo utita ku mugabo wawe bishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka. Ikosa rya kabiri rishobora gutuma umugore yisenyera urugo ni ukuvuga amagambo cyangwa se kubeshyera umugabo wawe umuvuga uko atari, ndetse rimwe na rimwe ukabona musebya. Ni benshi mu bagore usanga baganira n'abagore bagenzi babo ugasanga bari kuvuga ibyinshi bibi agenda abona ku mugabo we. Rero iyo ugiye ukabyasasa muri abo bagore bandi bituma basuzugura umugabo wawe. Ikosa rya gatatu rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka wa mugore we ni ukugira abo urutisha umugabo wawe, ugasanga nk'inshuti yawe uko uyitaho siko wita ku mugabo wawe, ugasanga nk'umuvandimwe wawe cyangwa se undi muntu uko umwitaho siko wita ku mugabo wawe, rimwe na rimwe n'umwanya umuha si uha umugabo wawe. Rero kutubaha umugabo wawe ngo namuhe umwanya bishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka, kuko umugabo aba akeneye umuntu mbese umwubaha akamwubahisha no muri bagenzi be. Rero iyo umurutisha abandi igihe nk'inshuti yawe uje ugasanga umugabo wawe nturi kumwitaho, bishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka cyangwa se urukundo rwanyu rugabanyuka. Kurutisha inshuti zawe umugabo wawe bishobora gutuma urugo rwanyu rutamerana neza cyangwa se urukundo rwanyu rwangirika. Ikimenyetso cya kane gishobora gutuma umugabo azinuka umugore cyangwa se bashwana ni igihe umugore usanga igihe yakoze ikosa cyangwa se igihe hari akantu kabaye ugasanga umugore we yumva ko ari mukuri. Kumva ko umugore ari mukuri bishobora gutuma urugo rusenyuka, kuko hari igihe umugore aba yakoze amakosa ugasanga bari kwikuraho icyaha. Rero rimwe na rimwe hari abagabo usanga batabikunda bakaba bashwana burundu. Ni benshi usanga bafite amakode mu mutwe, aho usanga igihe akoze ikosa atakwemera ko ari we warikoze, cyangwa se igihe ikibi cyabaye ugasanga ari kubyegeka ku bandi, cyangwa se nubwo yaba ari we ugasanga niyo ubimubwiye arakurakariye ntabifashe neza. Rero umuntu utemera ikosa cyangwa se umuntu wumva ko ari mukuri igihe cyose bishobora gutuma urukundo rwangirika, kuko niyo umuntu yemera ikosa akihana bishobora kumufasha mu kumva ko aruhutse. Rero iyo ari wa muntu wumva ko ari mukuri akaba atakwemera kuganira n'umuntu ku kibazo, umuntu w'inshuti we cyangwa se w'umukunzi we ashobora kubona ko uwo muntu adashobotse akamureka. Ikintu cya gatanu umugore ashobora gukorera umugabo we umugabo we akamwanga ni igihe umugore akoresha iturufu yo gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo gusaba umugabo amafaranga cyangwa se ibindi bintu. Usanga umugore atakwemera kuryamana n'umugabo we mu gihe umugabo ataramugurira ni urugero nk'imyenda cyangwa se ibindi bintu runaka. Ndakeka ko nawe ujya wumva bya bintu ngo umugore yafungiye umugabo amazi n'umuriro. Rero hari igihe usanga umugore hari bimwe atumvikana n'umugabo we cyangwa se ibindi bintu runaka, ugasanga umugore yanga gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we. Dore ko ibi rero abagabo benshi usanga ari byo bikundira, iyo umugore akwimye bishobora kwangiza urukundo rwanyu mukaba mwanashwana mugatandukana.
Ikintu cya gatandatu gishobora gutuma urukundo rwanyu cyangwa se urugo rwanyu rusenyuka ni igihe umugore ahora agarura cyangwa se yibutsa umugabo amwe mu mateka cyangwa se bimwe mu bikorwa bibi yaba yaragukoreye cyangwa se ibindi bintu runaka. Ni benshi usanga bagarura amakosa abagabo bagiye babakorera, aho ngaho rero bishobora gutuma umugabo abona ko utamubabarira cyangwa se utemera ko umugabo wawe ibyo bintu yaba yarabikoze bya nyabyo, cyangwa se wemera ko ibyo bintu yaba yarabikoze akaba ariyo mpamvu ubigarura. Umugabo rero ashobora kubona ko uri wa muntu ugira amatiku akaba yakureka. Ibi bintu rero umugore cyangwa se umukobwa ushaka kubaka ashobora kubyirinda, bikaba byatuma urugo we na sheri we ruramba. Rero abenshi baba bashaka kwisenyera ni ibi bintu bagenderaho. Noneho ikindi kintu tutashyizemo ni igihe umugore usanga ari guca inyuma umugabo we. Iyo uca inyuma umugabo wawe nawe ntibimunezeza ntabe na gato. Rero kugira iyi myitwarire bishobora si mu rukundo gusa no muri sosiyete, iyo ugira bene ino mico aho buri wa muntu wumva ko uhora mu kuri ukaba utakwemera ikosa, cyangwa se ukaba utita ku nshuti yawe cyangwa se ku wundi muntu runaka, bishobora kwangiza umubano wanyu. Rero nk'abanyarwanda bifuza iterambere rirambye kandi ingo zacu zikaba z'icyitegererezo, tugerageze tugabanye izi ngeso mbi, twubake ingo ku buryo bagenzi bacu igihe babonye ingo zacu bajye bifuza kugira ingo zimeze nk'izacu. Rero kugira urugo rwiza ni ukwirinda amatiku ndetse n'ibindi bintu runaka bishobora kwangiza umubano wanyu. Niba wari ugeze kuri no munota ukaba utarakanda subscribe, ikande kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro.